Merci beaucoup, messieurs les présidents. Donc, nous allons vraiment tous devoir honorer tous nos moines Mboka qui font murakoze honneur cyane à la nyakubahwa perezida. None rero twese tugomba kubaha mwana mboka Régola sont là. wacu uduhesha Soyez pas jaloux, nous icyubahiro aimons aussi nk'igihugu. Régola. Abasetsa Alors, mesdames et barahari, messieurs de la ntimugire presse, je vous ishyari, rappelle les principes quand nanjye même, c'est ndacyarimo que nous ndasetsa. allons None avoir rero différentes thématiques. banyacyubahiro Je pense les abanyamakuru, avoir citées ici. ndongera Je kubibutsa reviens amahame alors. y'iki Nous allons kiganiro. parler de la situation sécuritaire Turagira diplomatique. insanganyamatsiko Donc, si vous avez zitandukanye, une question ntekereza dans ko cette thématique-là, nazivuze hano, poser reka des nongere questions, nzisubiremo. sinon vous allez entendre une autre thématique. Turavuga ku La kibazo deuxième, cy'umutekano nous na parlerons de la diplomasi. politique et de Niba la mufite gouvernance. ikibazo kiri muri Ensuite, nous iyo parlerons du nsanganyamatsiko social et de murakibaza. l'économie. Niba atari icyo Nous allons quand même mutegereze revenir sur indi d'autres nsanganyamatsiko. sujets d'actualité qui n'auront Icya pas kabiri été turavuga kuri abordés. politiki Donc, soyez n'imiyoborere, vraiment patient. hanyuma Si vous turaza sentez que kuvuga votre n'imiyoborere question n'est pas n'ubukungu, dans la thématique kandi ku abordée, musozo attendez, turagaruka d'accord? ku zindi ngingo z'igihe Alors, gishobora kuba zivuze. la première Mu gihe rero thématique, mwihanganye nimba voilà des mubona mains soulevées, ikibazo alors cyanyu kitajyanye n'insanganyamatsiko sécuritaire iri kuvugwaho, et mutegereze gato diplomatie. twumvikanye. None rero insanganyamatsiko ya mbere ndabona amaboko yamaze kuzamurwa hejuru ni ku mutekano na diplomasi. Ndongera kwibutsa ko hano ihame rero nta komanteri, nta bibazo bifite ibi bice byinshi, ikibazo kimwe gusa gisobanutse, kigufi kandi gisobanutse neza. Hari ukuboko kuzamuye hariya, bwana murakaza neza. Dutangire n'ikibazo cy'abanyamakuru cya Kongo. Mugumaho rero muri barabahereza mikorofone zirabageraho aho mwicaye. Uhagarariye rero ikigo cy'abanyamakuru cya Kongo, nyakubahwa perezida. Murakaza neza bwana Bakumanya wo mu kigo cy'abanyamakuru cya Kongo. Nyakubahwa perezida, tariki ya 4 Ukuboza mwashyize umukono ku masezerano i Washington. Twari turi mu cyumba kandi twabonye ko nta kurebana cyangwa guhana ikiganza cyabaye hagati yanyu na mugenzi wanyu w'u Rwanda. Ariko twabonye ibimenyetso bigaragara by'ubucuti hagati yanyu na Perezida Trump. Bituma bamwe bavuga ko mwagurishije umutungo kamere wa Kongo kugira ngo mubone umutekano. Nyakubahwa perezida, mwagurishije umutungo wa Kongo? Mwaduha ubusobanuro bugaragaza ko mutawugurishije? Murakoze bwana Bienveni Bakumanya. Sinari nzi ko mwari i New York i Washington, nshimye kubimenya. Dore rero muri kuvugana n'umuntu wageze ku buyobozi bw'igihugu agatungurwa no kubona uburyo amasezerano azwi nka kontra chinois yari yarubatswe nuko yari yarateguwe, maze agategeka ko hakorwa audit. Nyuma y'iyo audit nagiye kureba inshuti z'Abashinwa, ndababwira nti byakozwe ntibyemewe kandi nta nyungu bifitiye igihugu cyacu. Kandi rero babyakiriye neza. Twafunguye ibiganiro byatumye dukosora amakosa amwe n'amwe, ariko birumvikana ko kubera ko amasezerano yari yaramaze gushyirwamo umukono, ntitwashoboraga guhindura ibintu byimbitse cyane. Ariko nabonaga bidashoboka ko twe dufite uyu mutungo kandi nanone tukaba turi bake mu nyungu tubonamo muri ubwo bufatanye. Ibyo ntibizaba muri ubu bufatanye bushya, ndabibabwiye. Kandi rero ntekereza ko uyu munsi twamaze kwerekana iby'ingenzi n'ibisobanuro by'ayo masezerano. Twayashyize imbere y'inteko ishinga amategeko ndetse no mu miryango imwe n'imwe ya societe civile, ndavuga nka Sencop. Muzi uko bakunda kugenzura cyane ibibera mu gihugu cyacu, kandi nabo baje kurangiza bavuga ko banyuzwe. Ibyo birabereka rero ko nk'uko nabivuze mu ijambo ryanjye ribanziriza, sinzaba perezida uzagurisha umutungo w'igihugu. Icyerekezo cyanjye kirasobanutse cyane.
umutungo wacu ugomba mbere na mbere gufasha igihugu cyacu n'abaturage bacyo. Ndetse rero singishyigikiye ko dukomeza gusa gucukura amabuye y'agaciro yacu. Uhereye ubu ayo mabuye amaze gukurwa mu butaka bwacu agomba gutangira gutunganywa. Nibyo rero ntabwo dufite ikoranabuhanga ryose ridufasha kugera ku rwego rwa nyuma rw'ibikorwa by'ibyo bicuruzwa, ariko dushobora tubifashijwemo no kubaka ibikorwa remezo byinshi cyane cyane iby'ingufu, gutangira icyiciro cya mbere cyo kuyatunganya, kongerera agaciro ayo mabuye no gutuma habaho ubukungu buzagirira akamaro igihugu cyacu n'abaturage bacyo, ndetse no gutunga imirimo izabiturukaho. Nibyo rero ni mu cyizere sinshobora kuba uwo perezida uzagurisha umutungo w'igihugu kubera inyungu zanjye bwite. Ibyo rwose ndabasezeranya ko bidashoboka. Merci beaucoup, Excellence. Alors, une dame, Madame Nazo, BBC. Murakoze cyane nyakubahwa perezida. Noneho umudamu, Madame Naso wa BBC. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame. Murakoze cyane. Muraho nyakubahwa perezida. Muraho madamu. Ikibazo cyanjye cyerekeranye ku masezerano hagati ya RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ubu ni ku gice cyo kwakira abimukira baturuka mu bindi bihugu birukanwe ku butaka bwa Amerika. Hari ibibazo byinshi bibazwa kuri iyo ngingo. None rero nyakubahwa perezida, mwadusobanurira icyo ayo masezerano ateganya mbere na mbere? Abo bimukira bazamara igihe kingana iki ku butaka bwa Kongo? Kandi mu buryo bw'amategeko mbabarira bafite iyihe stati? Hanyuma ku musozo, ni izihe nshingano z'ingenzi za RDC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyo gahunda? Murakoze cyane. Oya, mumbajije ibibazo byinshi cyane. Mbere na mbere, ibi byaturutse ku masezerano twagiranye n'umufatanyabikorwa w'Abanyamerika. Ndashimangira ijambo umufatanyabikorwa, kuko hagati y'abafatanyabikorwa, hagati y'inshuti, umuntu afashanya n'undi. Kandi hano ni serivisi yoroshye gusa Abanyamerika badusabye. Baratwinginze kwakira abantu basabye ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bagaterwa utwatsi kuri ubwo busabe. Bityo rero twarabemereye ku buryo bwa gicuti gusa kubera ko ari cyo Abanyamerika bifuzaga. Ikintu cya mbere twasabye ni uko abo bantu bataba aba bad boys, ni ukuvuga abantu babi cyangwa abanyabyaha. Icya kabiri ni uko bataza hano nk'imfungwa, kuko muri bo harimo abari bafungiwe muri gereza zo muri Amerika, ariko atari kubera ibyaha by'urugomo, ahubwo kubera ko bari mu bigo bifungirwamo abimukira. Bityo rero byari ibisanzwe kuko batari bafite ibyangombwa byemewe byo kuhaba. None rero twatangiye gahunda izatuma abo bantu bagira uburenganzira bwo kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihe cyose babishakiye. Kandi rero nibafata icyemezo cyo kugenda, nta faranga na rimwe rizava mu isanduku ya Leta ya Kongo ngo rizabasubize mu bihugu byabo by'amavuko. Twebwe twabageneye gusa aho kuba niba babyifuza, kuko niba ejo bahisemo kugenda, nta muntu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kizababuza kugenda. Ikindi kibazo mwifuzaga kumenya, statut juridique hari contreparties? Oya, nta statut juridique zihari bafite, kuko bari mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko, kubera ko bafite viza zujuje ibisabwa kandi zizajya zongerwa igihe
bibaye ngombwa. Mu gihe rero hagitegerejwe kureba ibyemezo bazafata cyangwa icyerekezo bazaha ubuzima bwabo. Twumva rero kandi ko muri iki gihe no mu mitekerereze yabo bashobora kuba bafite ihungabana, kuko mu bumve neza, mbere na mbere barotaga kugera muri Amerika no kubaho American Dream cyangwa se kubaho mu nzozi za Amerika. None uyu munsi bari kubaho ku nzozi z'abanyekongo, igihugu bashoboraga kuba batazi cyangwa batigeze babona no ku ikarita y'isi. Ni ibisanzwe rwose. Niyo mpamvu rero tubakira mu bwitonzi bwinshi, turabakira neza kandi twiteguye no kubafasha. Nta mpamvu rero yo kubiha indi sura mbi cyangwa kubivugaho nabi. Nta kintu gihari. Numvise ndetse bavuga ko harimo arrangement financier, nimunyizere niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafata icyemezo cyo guhagarika iyi gahunda, ntituzajya nk'uko bamwe babikoze kurega mu nkiko dusaba indishyi cyangwa amafaranga. Mwituze rero, ni ibikorwa by'ubugwaneza bikorwa hagati y'abafatanyabikorwa. Ejo hashobora kuba ari twe tuzakenera Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kindi gikorwa nk'iki cyangwa ikindi, nabo bakazadufasha mu rwego rwo kutwitura icyo twakoze. Nta kintu rero gihari, nta kintu na kimwe. Nimureke kwiyumvisha ibintu bitari byo. Ni uko gusa nizeye ko nasubije ntekereza ibibazo byanyu byose. Ni byiza madamu Anazo, murakoze. None rero tugiye kujya kuri urundi ruhande. Bwana mugume muhagaze, biragenda neza ngaho. Sumboya afite ikibazo, ijambo natanga ikibazo. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Cher Alice Obaha, nyaha patron de la television. Mu by'ukuri nkorera RTNC, ndi presentateri w'ibiganiro by'icyongereza. None rero nyakubahwa Perezida, igihe numvaga ko mugiye gukora conference de presse, nahise ngira palpitation stomacale. Yahise agira ikibazo kijyanye ngo no mu gifu, ku buryo byasekeje abantu bumvaga uyu mugabo. Mu bibazo rero bye, uyu mugabo yari afite ako kanya yabwiye Perezida ati: nyakubahwa Perezida, ntabwo turi muri ring the box rero ngaho nta guhangana hano. Mfite point of view itandukanye mu buryo mwegera ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri diplomate cyane, navuga ndetse ko muri diplomasi uri diplomate wa mbere ku isi muri iki gihe. Mwakoze ingendo nyinshi, ariko ndaza kubagereranya n'abagabo batatu, abanditsi batatu bavuga ibintu bimwe. Kugira ngo intambara irangire mu burasirazuba bwa Repubulika, njye mbona ko hakenewe uruhande rwa gisirikare. Mu buryo bwa gisirikare, abanyekongo bagomba gukomera, ariko Perezida wa Repubulika ahubwo ni diplomate cyane kandi ubu yizera cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo rero si point of view yanjye. Twumvise ikibazo, aha rero bamubwiraga ko bumvise ikibazo igihe yatezaga akavuyo, atangira avuga bimwe mu byo yashakaga kuvuga. Aragira ati: umwanditsi wa mbere yavuze ati ngo niba ushaka amahoro utegura intambara. Umwanditsi wa kabiri nawe yitwa Nicolas Michevel, nawe avuga ati: umuyobozi mwiza nuzi gufata ubutegetsi mu gihe bishoboka kandi ntiyigere yishingikiriza ku mbaraga ziturutse hanze. Yongeraho umwanditsi wa gatatu ubwo yavugaga ko Obama ubwo yamubazaga ikibazo ati: nakurikiranye ibikorwa muri Maison Blanche. Obama ku kibazo namubajije nti: kuki mudashyiraho imbaraga zihagije ngo murangize umutekano muke ugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo?
yansubije ati ejo hazaza ha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari mu maboko yacu. Umugabo rero bahise bamuhagarika, nibwo Tshisekedi nawe yaherago amusubiza ati none rero ku bijyanye na Trump mwagiranye deal, mfite impression ko perezida yibanda cyane kuri deal aho kwicara agategura strategy hamwe n'ingabo zacu kugira ngo intambara irangire. None ikibazo cyanjye nyakubahwa perezida, Goma na Bukavu bizabohorwa ryari? Ndabaza perezida wa Repubulika. Ikibazo cya kabiri bahise banga yuko cyo akibaza, nabwo bamwicazaga maze perezida Tshisekedi aboneraho kumusubiza ati rero niba ngombwa nzagutumira dukomeze iyi deba, ndabona ikibazo byawe ari birebire. Dore rero mudushinja kuba twarabaye diplomate cyane, ndabyumva kandi ndabumva, ariko mugomba kumenya ko umuntu usanzwe nkanjye utarigeze agira icyo akora mu bikorwa bya gisirikare na rimwe, ubumenyi bwa gisirikare kandi utarigeze anabugira mu buzima bwe, igihe ikibazo nk'iki kibaye igitekerezo cya mbere kiba ari diplomasi. Ariko ngomba no kubabwira ko ibyo byabaye nyuma yo gukora analyse sincere. Muribuka ko muri 2023 mu gihe cy'amatora, ntekereza ko hari umunsi wa nyuma w'amatora navuze escaramuche. Abantu bose barabizi, ni igihe yavugaga ko nihagira akantu na gato gatera Kongo azahita arasa u Rwanda. Yongeye Tshisekedi aravuga ati uyu munsi rero ndashaka rwose gukoresha ayo mahirwe nsaba imbabazi abaturage ba Kongo, atari uko ntabashaga cyangwa ngo nagize ubwoba kuko babivuga, ahubwo nuko nahawe amakuru atariyo ku ngabo zacu. Kandi rero niba uyu munsi mubona ibihano biharwa u Rwanda, ni imwe mu ngaruka zabyo. Ni ukuvuga ko hari ukuri twari twarahishwe muri izi ngabo. Ntabwo rero umuntu ajya ku rugamba, ibihano bifatirwa abayobozi n'ibikorwa by'u Rwanda ni imwe mu ngaruka zabyo. Ni ukuvuga ko hari ukuri bari barahishwe muri izo ngabo. Tshisekedi yakomeje agira ati ntabwo rero umuntu ajya ku rugamba n'ingabo zoroshye burundu zasenyutse kandi zitagira gahunda. Hari rero amezi make ashize nabivugiye hano mvuga ko nasanze ingabo zacu zimeze, ndetse mvuga ko abasirikare bacu bari bameze nk'abakene bo mu muhanda. Hari rero bamwe batishimiye ayo magambo, ariko ntabwo yari ibinyoma. Iyo mufite abasirikare boherezwa ku rugamba ariko badashobora kujyayo badasohokanye n'imiryango yabo, abasivile, abagore n'abana, rimwe na rimwe n'abana bato, badashobora kugenda badasize inyuma kuko igihe bimutse baba batakaje aho babaga mu nkambi. Ibyo rero mubyita iki? Iyo rero mufite ingabo aho abasirikare badafite imyambaro ya gisirikare, badafite intwaro cyangwa amasasu yo kujyana ku rugamba, ibyo nabyo mubyita iki? Kandi rero mwatekereza mute kujya ku rugamba mufite ako kose ibintu bimeze bityo? Njye rero sindabyemera. Niyo mpamvu tugomba kwemera ukuri, tukagerageza gukoresha uburyo bwose dufite. kandi rero njyewe uyu munsi nabivuga, twakoze ibintu bikomeye cyane kuko muri iyi ntambara twashoboye gukusanya ubushobozi bukenewe kugira ngo twubake izi ngabo. Uyu munsi ndabivuga nemye, yego ingabo zarakomeye nubwo hakiri byinshi byo gukora, ariko nibura twashoboye gutsinda intambara zimwe na zimwe, ntitukigira ingabo zishyira intwaro hasi ngo ziruke. Kuko rero ikindi nibagiwe kubabwira, igihe navugaga ko hari ibintu twari twarahishwe, ni urwego rw'ukuntu umwanzi yari yarinjiye mu ngabo zacu.
ni ukuvuga abantu b'umwanzi bari mu ngabo zacu, abantu binjiye mu ngabo binyuze muri za mixage na za brassage zakozwe ngo rero ngo ni amasezerano y'amahoro, maze rero barangiza rero bangiza izi ngabo imbere mu gihugu. Ibyo rero si ibintu umuntu abona n'amaso gusa, ariko ibyo bibazo twanyuzemo byatumye tubona amakuru y'ukuri. Uyu munsi tuzi ko ingabo zacu zari zaracengejwemo umwanzi, zari zarangijwe imbere mu gihugu, kuko hari ingamba ndetse n'imigambi mishya yari igamije gufata igice cy'ubutaka bwacu. Icyo ni cyo kuri. Bityo rero imbere y'uko kuri gukomeye nta handi mahitamo rero nari mfite, twari dufite uretse gukoresha diplomasi ku rwego rwo hejuru. Kandi rero ntekereza ko byadufashije. Diplomasi nayo ni intwaro, ntimukayisuzugure. Iyo Perezida Obama nubaha avuze ibintu nk'ibyo birumvikana, kuko yabivuze perezida w'igihugu cya mbere gikomeye ku isi. Birumvikana rero ko iyo ubwiye umunyamerika ibintu nk'ibyo, akubwira ati mwirwanire cyangwa se mwirwaneho, kuko ari cyo umunyamerika yakora. Shakisha rero igisubizo cyawe ubwawe ufite ukuri. Ariko rero ni icyo turimo gukora muri icyo gihe, kandi dufite inshuti, kandi ni ibisanzwe rwose. Gusa rero ubufasha inshuti zacu igihe turi mu bibazo, tukazibwira tuti mudufashe, mushaka kuza gukorera ubucuruzi bwanyu mu gihugu cyacu, ariko nanone ubucuruzi bwiza kurusha ubundi ni ubusanga mufite umutekano. Kudufasha rero kubona amahoro, umutekano n'ituze, ibyo ni byiza no ku nyungu zanyu n'ishoramari ryanyu. Ntabwo rero mbona ikibazo cyo kuba narashyize imbere diplomasi, kuko uko mbibona intambara nta mahoro, nta kamaro ifite, cyane cyane hagati y'Abanyafurika. Iyo turi hagati y'abavandimwe b'Abanyafurika, twese turi mu bibazo bimwe nk'Abanyafurika. Dufite rero imbogamizi tugomba gutsinda. Kuki rero tugomba kurebana nabi no kubaho nk'abanzi kandi turi abaturanyi ubuzima bwose? Ibi rero ibihugu ntibizigera byimuka, abaturage bo nabo ntibazimuka. Reka rero ahubwo tubeho tubana nk'abavandimwe, twubaka ibiraro aho kubaka inkuta zidutandukanya. Ibyo rero nibyo nemera. Niyo mpamvu rero ntari niteguye intambara. Byarantunguye, ariko Imana ishimwe nabonye uburyo bwo gukusanya ubushobozi bukenewe kugira ngo dukomeze kongerera ubushobozi ingabo zacu. Kandi rero uyu munsi ntibirarangira. Nibyo rero hari abasirikare benshi bari mu mahugurwa, hari ibikoresho byinshi byatumijwe, hari rero gukomeza kubaka ingabo zikomeye. Hari rero n'andi mavugurura azaza, kuko rero twamenye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera abaturanyi 9 ifite, n'amahirwe ishobora gutanga, ishobora kwifuzwa n'abandi. Kandi rero rimwe na rimwe ibyo byifuzo bishobora gutuma bamwe barenga ku mategeko. Niyo mpamvu rero tugomba kwirwanaho no kwiga kubikora neza. Ibyo rero nibyo nakoraga, kandi nkomeje gukorana na guverinoma, kandi ibintu biri kugenda neza. Ati murakoze, dukore ku giti rero kugira ngo bikomeze gutyo. Là, nous allons prendre une autre question dans la même thématique, diplomatie, sécurité. Pas besoin de vous mettre debout, comme monsieur Anissé tout à l'heure. Ati rero turacyari ku bijyanye n'umutekano, nta mpamvu rero yo guhaguruka nk'uriya mugabo wakoze mbere hano. Mwese ndababona. None rero ndashaka kongera kubibutsa ko umukuru w'igihugu ari hano rwose ku bwanyu, arasubiza ibibazo byanyu byose nta kubica ku ruhande. Ariko kugira ngo abantu benshi bashobore kugira uruhare muri uyu mwitozo, ndabinginze mwubahiriza amabwiriza. Nta komanteri, nta nama, mushobora kuza kubikora nyuma. Mujye rero muhita mugusha ku ngingo kugira ngo ibibazo bifite amashami nabyo mubyirinde n'ibice byinshi.
reka tugendere na madamu Ange Kasongo wa Reuters. Muraho nyakubahwa perezida, ndi Ange Kasongo wa Reuters. Mu kuvuga ku nzira y'amahoro nyakubahwa perezida, twakurikiranye ko habaye amasezerano ya Washington umwaka ushize. Niba rero nibuka neza, hanyuma hakurikiraho gahunda ya Doha yaje kwimurukira mu Busuwisi. Ese mwadusobanurira aho bigeze? Kuki ibintu bisa naho byahagaze? Kandi rero nitugerageza kureba imyaka 5 iri imbere, urugero abaturage ba Kongo bazungukira iki muri iyi gahunda y'amahoro iri kuyoborwa cyane cyane na Washington? Murakoze madamu, sinumva impamvu mukomeza kumbaza gusoma ejo hazaza. Imana yonyine niyo izi ejo hazaza. Ni ikibazo cya mbere cyabajijwe cyari kivuga ko intambara izarangira ryari. Oya, ntimwibagirwe ko iyi ari intambara imaze imyaka 30. Madamu, nta gishya mbabwiye. Mu myaka 30 igihugu cyacu cyasahuwe, cyaragambaniwe, kandi rero cyarangiritse burundu mu mikorere yacyo. Amateka niyo azatubwira niba harabaye ubufatanye bw'imbere mu gihugu ku rwego rwo hejuru rw'inzego kugira ngo ibyo byoroshywe, cyangwa se iyo n'indi cyangwa se izo kandi nazo n'izindi mpaka. Ngarutse rero ku byo muvuga no ku bibazo byanyu, navuga ko gahunda ya Doha koko mwakoresheje ijambo devoe cyangwa se ntekereza ayo byo mwavuze gukurikiranwa cyangwa se suivi biracyahari. Gahunda ya Doha mwitonde, si gahunda nshya. Gusa rero twirinze kujyana intumwa muri Doha kuko muzi ko ibintu bimeze muri ako karere. Hamwe na Irani ni ikibazo rero gihari ubu. Niyo mpamvu mu rwego rwo kwitwararika, Abanyakatari bifuje ko igihugu cy'Ubusuwisi gifata inshingano zo gutanga ubutaka bwacyo bwo kwakiriraho ibiganiro. Ariko siko habaye intangiriro y'indi gahunda nshya. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que ne vous en faites pas, c'est normal, comprenez cette... Gusa twirinze kujyana intumwa muri Doha kuko muzi uko ibintu bimeze muri ako karere hamwe na Irani. Ni ikibazo gihari ubu. Niyo mpamvu mu rwego rwo kwitwararika, Abanyakatari bifuje ko ibihugu by'Ubusuwisi gifata inshingano zo gutanga ubutaka bwacyo bwo kwakiriraho ibiganiro. Ariko si uko habaye intangiriro y'indi gahunda nshya. Kandi rero iyo muvuga ibi bintu bitagenda, njye mbona biri kugenda, kuko twabonye amasezerano ku guhagarika imirwano n'ubwo uruhande rundi rutabikurikije. Twabonye kandi amasezerano ku guhana imfungwa no gufungura inzira z'ubutabazi bw'ikiremwamuntu. Ntekereza ko rero niba nibuka neza, hasigaye ibindi bice 5 bidafite uburemere bwinshi, kandi rero bizatuyobora buhoro buhoro ku musozo w'ibiganiro. Kandi icyo nshaka kubabwira hano ni uko mutagomba kugira impungenge. Birumvikana ko kugera ku masezerano bigorana, kuko nk'uko nabivuze, imyaka 30 y'u Rwanda rwabayeho rushingiye ku bukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu busahuzi bw'umutungo wacu. Ubukungu bwarwo bwakomeje kubwira isi yose ko buturuka ku miyoborere myiza. Mu by'ukuri ni ubuyobe gusa. Ubukungu bwabwo bwari bushingiye ku gusahura umutungo wacu. Niyo mpamvu uyu munsi bigoye kuri urwo guhagarika ayo mayeri, cyane cyane rwabikoraga rufashijwe n'ubufatanya mpuzamahanga, kuko uwo mutungo wasahurwaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wajyanwaga amasoko amwe n'amwe mpuzamahanga.
ariko uyu munsi ayo marembo yose ari gufungwa. Nicyo gisobanuro ibyo muri kubona ubu uko bahagaze mu rujijo no mu guhuzagurika, kuko yumva uruziga rugenda rumufungana. Njye ndababwira ko nemera ndashidikanya ko tuzagera ku musozo mwiza. Ryari simbizi, kuko ibiganiro umuntu amenya uko bitangira ariko ntamenya uko birangira. Rimwe na rimwe biragenda, rimwe bigahagarara kubera ibibazo runaka byabereye mu rugamba cyangwa ibindi byinshi biba byinjije mu kibazo. Ariko rero ikintu kimwe ni ukuri, kandi rero twanakibwiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gushyira umukono ku masezerano. Twashyize mu kaga icyubahiro n'isura bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizizemera ko icyo cyubahiro iyo sura yanduzwa. Dufite rero uburenganzira bwo kwanga gukomeza ibyo twiyemeje cyangwa kubahiriza imikono yacu. Ariko rero ntituzagira uburenganzira bwo kwirinda uburakari bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa agahinda kayo bitewe no kutubahiriza ibyo twasezeranye. Ntekereza rero ko ibyo bisobanutse neza, kandi ko ari ikibazo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika twasabye kudufasha muri ayo masezerano y'amahoro. Ivuga iti mwifuje kuza i Washington gusinya amasezerano y'amahoro, rero mugomba kuyubahiriza kuko nta muntu wabibahatirije. Mwaje ku bushake bwanyu, mwiyemeza ku bushake bwanyu, none rero mugomba kubikurikiza. Nicyo gisobanuro rero ibi bihano muri kubona biri kugenda bifatwa muri iyi minsi, kandi rero ndabishyigikiye kuko twabisabaga kuva muri 2022. Kuva rero intambara n'ubu ubushotoranyi byatangira, twasabaga ibi bihano, kandi rero ubu byamaze gukorwa. Ni byiza rero kandi nibikomeze bityo, kuko intego yacu ni ukugarura amahoro, ituze, ndetse kandi cyane cyane ubusugire bw'ubutaka bwacu. Alors je pense qu'on peut passer à une autre thématique, mais si jamais il y a une question dans la thématique diplomatie et sécurité qui n'a pas été posée, ne vous en faites pas, il y a une dernière rubrique où on va peut-être rattraper tout ça, il y aura d'autres questions d'actualité. D'accord? Alors on évolue quand même, on passe à la thématique politique et gouvernance. Vous avez des questions sur la politique et gouvernance, Monsieur Moulegwa? Allez-y. Monsieur Moulegwa, allez-y. Ikindi kibazo kijyanye na politiki ndetse n'imiyoborere. Reka dufate Pascal Mulekwa wa RFI. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, narabakurikiye muvuga ko gutekereza ku guhindura cyangwa kuvugurura itegeko nshinga bidakwiye kubuzwa. Ariko tuvana ibintu mu rwego rwo gutekereza gusa, kuko uruhande rwanyu rwamaze gufata icyemezo, ndetse navuga ko ari icyemezo cya politike cyeruye. Ku ruhande rwanyu bavuga ko mutagifite manda, ahubwo mufite ubutumwa cyangwa inshingano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwaba mushobora kugerageza no gukora ku mbuto zibujijwe za manda ya gatatu, kandi biteganyijwe ko mutagomba gukomeza kuyobora nyuma y'umwaka wa 2028. Igisubizo cya Tshisekedi yagize ati: mbere na mbere Bwana Pascal Mulekwa, iyo umuntu aje mu biganiro bikomeye nk'ibi ntakwiye rero kuzana amagambo ya politike cyangwa slogan. Ibyo rero ntibisanzwe mu gihe cy'amatora, aho buri wese ashaka kwiyamamaza no kwerekana uruhande rwe, ariko ntitwakagombye kubiha agaciro cyane kuko bishobora kurangaza impaka nyazo. Reka tugaruke ku kibazo nyirizina. Njye mbona hari ikibazo gikwiye kwibazwa n'ikintu kimwe kitagomba gukorwa. Ikibazo gikwiye kwibazwa ni iki:
ese dufite uburenganzira bwo gusuzuma itegeko nshinga ryacu no kureba niba rihuye n'icyerekezo igihugu cyifuza? Yego cyangwa oya? Mu bya politike hari ibyiciro bibiri by'abantu. En politique, il y a deux catégories. Il y a les hommes politiques. Hari abanyapolitiki, hari n'abagabo cyangwa abagore b'igihugu. Connaissez-vous la différence entre les deux? Ese mwaba muzi itandukaniro hagati y'ibyo L'homme byombi? politique pense aux prochaines élections. Umunyapolitike ni utekereza amatora ataha, naho umugabo cyangwa umugore w'igihugu atekereza ibisekuru bizaza. Je ne dis pas Murabizi bwana Murera, muri politike hari ibyiciro bibiri, hari abanyapolitike n'abagore ba politiki, kandi rero hari abagabo b'ibihugu n'abagore b'ibihugu. Muzi rero itandukaniro ryabo. Umunyapolitiki atekereza amatora ataha, umugabo w'igihugu atekereza ibisekuru bizaza. Simbivuze ndabarekeye muhitiremo icyiciro ndimo, ariko icyo nshaka kubabwira gusa ni uko inshingano abanyekongo banshinze atari uguhagarara gusa kuri ibyo. Nzahora muri manda, ni no kureba ibisekuru bizaza n'iki nzabategurira, niyo ntaba nkiriho. Ariko rero ni iki nzategurira uzansimbura? Ni iki nzakora kugira ngo uzansimbura yaba umugabo cyangwa umugore azagirire ibintu byoroshye? Kuko nge ntabibabwira, nge nzishyira mu ruhande rw'uzansimbura. Sinzafata intwaro ngo murwanye, kandi nzakomeza kuba ku ruhande rwa Repubulika. Nzamureka akore, muhe icyubahiro cyose kimukwiriye, ariko nzaba nkiri mu gicucu niteguye gutanga serivisi igihe azaba ankeneye. Ni muri urwo rwego rero ibintu bigomba kureberwa ni iki cyiza kuri twe muri iyi tegeko nshinga. Tugomba rero kurigumana cyangwa ntitugomba kurigumana? Ni iki rero tubuza kurisuzuma no kureba ibyo ni iki? Noneho rero ikintu kitagomba gukorwa ni guhuza uwo mwitozo na manda ya gatatu. Ntabwo rero nasabye manda ya gatatu, ariko ndababwira, niba abaturage bashaka ko ngira manda ya gatatu bizaba. Ikibazo cyanjye, icyifuzo cyanjye gikomeye cyane, icyifuzo cyanjye gikomeye cyane ni uko iyi repubulika yagarura ituze ryayo, yagarura icyubahiro cyayo, kandi repubulika na demokarasi ya Kongo ikajyanwa ku murongo mwiza. Tugomba rero kureba ibihugu cyacu uyu munsi nk'ikirahure cyuzuye igice gusa. Tugomba kukireba nk'ikirahure cyuzuye igice, kandi tukibaza uko twakomeza kuzuza, kuko uyu munsi twashoboye gukura Kongo mu mwijima myinshi yari irimo. Uyu munsi Kongo iravugwa hose ku isi, kandi si twe abanyekongo tubivuga, ni abanyamahanga. Turabumva bavuga ko Kongo yagarutse ku rwego mpuzamahanga, kandi no kuba twitabira urugero nk'inama y'umutekano, ibyo byose bigaragaza ko uyu munsi turi kugira uruhare rufatika mu nama nyinshi. Bamwe barabinenze bavuga ko ngenda cyane, ariko murabona ko izo zitari ingendo zo kwinezeza, ahubwo zari ingendo zikenewe. Kandi rero nge icyo nsaba gusa ni ukuguma mu gihugu cyanjye no kubaho neza hamwe n'abandi. Niyo mpamvu rero yego nge nshyigikiye isesengura, gufata impuguke ziziga iri tegeko nshinga, kuko harimo ibibazo byinshi, kandi ibyo ntibigomba guhuzwa na manda ya gatatu iyo ari yo yose. Nzanezerwa no kurangiza manda yanjye ya kabiri nasize iki gihugu kiri mu murongo mwiza, cyane cyane ngihaye amahoro. Ariko rero niba abanyekongo bansabye gusubira ku rugamba, ndi mu murongo igihe cyose Imana izaba ikimpa imbaraga zikenewe.
Mais murabyumva si les rero ko Congolais me kuri demandent nge de revenir au niba front, impinduka je suis à leur ivugururwa disposition tant que cyangwa Dieu me ikindi donnera icyo ari cyo l'énergie cyose kigomba nécessaire. gukorwa ntibizakorwa Donc, vous comprenez abaturage que ba pour moi, Kongo si badagishijwe changement, inama révision ou tout ni ce qu'il y a ukuvuga doit se binyuze faire, muri ce ne sera referandumu jamais cyangwa se mu sans matora consulter la population, le peuple congolais, c'est-à-dire par référendum.